Nibyo ndabasuje mbaye ikaze mboneyeho kubifuriza kugubwa neza uyu munsi wa none ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka w'ibihumbi 2026 cyangwa se na 2026. Hanyuma rero tukaba twongeye kugaruka muri studio za Region Info mu by'ukuri aho tugiye kureba amwe mu makuru akomeye cyane kandi agezweho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri isaha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Tanzania cyongeye gukora ibidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse batangaza ku mugaragaro ko bagomba kuhagera kandi mu by'ukuri bakaba mu by'ukuri bivugwa ko bagiye gukorana n'ingabo z'u Burundi FDNB muri operation bagiye kwinjiramo yo guhashya ndetse no guhagarika inyeshyamba z'umutwe wa M23 barizwa mu cyitwa AFC. Ibi biravugwa mu gihe binurwanurwa yuko umutwe wa 23 waba ukomeje kwitwikira abarimo twirwaneho by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge hariya mu bice bigiye bitandukanye bya Fizi mu gushaka uburyo bwo kugaba ibitero kuri bimwe mu birindiro by'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Aya makuru rero akaba avuga ko bitewe nuko igisirikare cya leta Kongo FARDC gifite amakuru ahagije ngo baba barimo gutegura mu by'ukuri uburyo bwo guhagarika ibi bitero. Abagize itsinda ry'umutwe wa M23 bashinjwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutangaza amakuru agambiriye kugiteranya mu by'ukuri n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se guteranya abasirikare ba leta Kongo FARDC n'igihugu cy'u Burundi. Kubera iki? Ibi turaza kubigarukaho turebe impamvu zabyo nuze gucikwa cyangwa se ngo ujye kure. Warungu biravuga ko mu by'ukuri ibice byongeye kumvikanamo imirwano hagati ya M23 umutwe w'inyeshyamba ndetse n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iby'uru rugamba turaza kugenda tubigarukaho by'umwihariko kandi muri iki gitondo tukaba tugiye kugaruka ku makuru cyane aza kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, aza kwibanda mu by'ukuri mu duce tugiye dutandukanye turimo Ruzizi, ahangaha winjira za Uvira, tunyarukira za Bukavu, tureba aho ngaho muri ibyo bice byose uko byifashe ndetse nuko bihagaze mw'abantu mwe, kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twamenya amakuru biba biri kubera ku rugamba. Murabizi ko turakorana umunsi ku wundi cyangwa se tubana umunsi ku wundi mukabasha kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi uko biba byifashe. Ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone babwiza ukuri kandi mbasabe cyane rwose, ubwo ndavuga kuri Barore TV, kuri Barore TV mukande subscribe rwose. Ikindi kintu cy'ingenzi ku bantu mu by'ukuri bajya kwishakisha wenda bakayibura, uraza kwandikamo @Barore TV rimwe urahita uyibona kandi subscribe, cyangwa se ujye kuri page yacu anga turi gutangariza amakuru. Ibindi byose mu by'ukuri uraza kugenda ubikurikirana 5 kwa 5 cyangwa se uraza kugenda umenya uko byifashe. Abantu bashaka kujya muri group yacu WhatsApp link muraza kuyibona muri comment, ndetse n'abantu bashaka kutwandikira mu by'ukuri turaza kubaha nimero mu by'ukuri muze kuba mwatwandikiraho cyangwa se mwatuvugisha, ariko by'umwihariko bikaba ari iby'ingenzi ku bijyanye n'amakuru ndetse n'ibindi mu by'ukuri bifitanye isano n'amakuru. Biravuga ko muri Warungu hari igitero gikomeye cyane cyavuzwe, ndetse iki gitero kikaba mu by'ukuri bivuga ko ngo cyumvikanye bita Kidodobo muri Warungu. Biravugwa ko ngo mu by'ukuri ngo hano aho bita Kidodobo ngo hagabwe igitero gikomeye cyane, ndetse mu mashusho yagaragaye cyangwa se mu mavideo agaragaza ibyaberaga muri utu duce yongeye kugaragaza umubare mwinshi cyane w'abaturage barimo bahunga, harimo abana b'abanyeshuri barimo bahunga rwose hano muri Warungu. Nuvuga ngo ibitero by'izi nyeshyamba byabaye abana benshi cyane bari ku mashuri. Hanyuma mu kuba bari ku mashuri nta kindi kintu bagombaga gukora usibye gukiza ndetse no kuramira amagara yabo. Abana rero ntabwo bigeze banyura inzira rwose zo mu mihanda bataha, kubera ko imirwano ari amasasu arimo kumvikana. Muri video yashyizwe ahagaragara byagaragaye yuko abana b'abanyeshuri rwose biga mu mashuri abanza, no kuvuga primaire, bari barimo bagerageza guhunga ubwo bari bari ku mashuri, kubera ko ibisasu ngo byavugwaga ahangaha muri iki gice bitari byoroshye.
Ibi bitero rero nyuma yo kugabwa byaje kunitirarizwa cyangwa se byaje guhagarikwa na coalition ya FARDC hano muri aka gace ko muri Walungu. Hagati aho ngaho tukiri Walungu, amakuru akavuga ko ngo hari ibikorwa biri kuhabera, ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bigiye bitandukanye nyine bigaragaramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hakaba havuzwe ibidasanzwe cyangwa se hagaragaye inkuru zikomeye cyane. Aya makuru y'imirwano tugiye kuba twagarukaho aragaragaza cyangwa se arerekana neza ishusho nyakuri y'ibiri kuva cyangwa se y'ibiri guturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi inkuru zinugwanurwa ko igisirikare cya Tanzania kirimo kiratikura cyangwa se kiri gutakura ku buryo budasanzwe abo mu itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko izi nyeshyamba zo zikigamba ngo guhangamura ingabo z'u Burundi by'umwihariko muri Tanganyika. Yamara tuzi ko Tanganyika kugeza kuri ubu ngubu iri block cyangwa se ifunze. Ubwo mu magambo make sinzi ko mu by'ukuri muri kumva uko ishusho yo ku rugamba icanganye cyane. Ishusho yo ku rugamba biragaragaza ko abarwanyi bamwe bahoze muri M23 ngo bakomeje kugaragara bacika intege cyane, barushye kandi bababaye. Ibi bikaba bigaragaza neza imibabaro ngo bari kunyuzwamo. Ibi bitandukanye cyane n'ishusho umutwe wa M23 uvuga, ugerageza kugaragaza ndetse no kugaragariza rubanda binyuze mu binyamakuru byabo ko umeze neza. Ngo abasirikare 4 bo muri M23 binjiye mu ngabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyine babashije kwishyikiriza igisirikare cya leta Kongo. Nuvuga ngo binjiye mu matwara ya FARDC ariko mu buryo bwo kwishyikiriza iki gisirikare cya leta ya Kongo bavuye kuri kote y'inyeshyamba. Ndetse ibi biri kuvugwa birashingirwa ku byatangajwe n'aba basirikare 4 bo muri M23 batangaje ko mu gihe bari muri M23 binyuze mu buzima bubi cyane rwose, ngo bavuga ko ibyo abo barwanyi bavuga mu itangazamakuru ngo bitandukanye cyane n'ibibera ku rugamba ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Aba 4 bamanitse amaboko batangaje ko ngo buriya ibyo tubona AFC M23 ivuga cyangwa se ngo yabigerageza gutangaza ntago mu by'ukuri ariko biri kuri front line. Bo baravuga bati ibyo batangaza mu by'ukuri mw'abantu mwe mumenye cyangwa se musobanukirwe ko atari byo byanyabyo. Nkuko aba barwanyi baje kwishyikiriza rero uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuga, kuri bo ngo hari itandukaniro rinini riri hagati y'ibivugwa n'ukuri. Mu by'ukuri ngo bakagereranya itandukaniro riri hagati y'ibivugwa n'ukuri ngo nk'ijoro n'umunsi. Ibaza ijoro n'umunsi amasaha 12 urumva ko mu by'ukuri ari itandukaniro rinini. Ati rero nta n'umwe ukwiye kwizera cyangwa se kwiringira hagati aho ngaho rwose ngo nibivugwa n'izi nyeshyamba za AFC M23, kuko ngo bigaragazwa nk'amakuru yo kugaragaza ishusho yuko bifuza ko AFC M23 ibimeze, atari ko nyamara mu by'ukuri buriya bavuga bati rwose ntabwo ariko bimeze. Ati abantu bakwiye kuba basobanukirwa bagahumuka kandi mu by'ukuri bakamenya uko bihagaze hariya muri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubwo ibi byari birimo biba by'aba barwanyi barimo bishyikiriza igisirikare cya leta Kongo FARDC, intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ikomeje, cyangwa se ni bimwe bavuga ngo nta kibuzi imara gucuranga, imirwano yo rwose yari ikomeje. Hamenyekanye amakuru avuga ko hari abantu benshi cyane bapfiriye mu mirwano yumvikanyo bita Walungu. Ni imirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'aba AFC M23 nkuko amakuru aturuka mu baturage baho abivuga. Ngo iyi mirwano yasize mu by'ukuri abarwanyi benshi cyane mu by'ukuri, cyangwa se yasize impfu z'abarwanyi benshi cyane mu mirwano yabereye muri utu duce two muri Walungu. Abarwanyi b'inyeshyamba bafashwe ndetse baturutse mu gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
aho bakunze kwita Twangiza, ku birombe by'amabuye bya Twangiza Ruhinja. Ndetse aba baguye mu gico rero mu kugira iki, mu kugenda mu by'ukuri bagaba ibitero, bagize batya mu gukomeza kugenda bigira imbere, badvansinga, barimo bakora ama operation bahora aho bita Cidodobo. Ngo iri tsinda ry'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ryahise ruhahura n'uruva gusenya, kuko aha muri Walungu muri Ruhinja rwose igisirikare cya leta ya Kongo, umutwe ubarwanira abo bita Wazalendo, bari bamaze kukabuta amakuru, cyane cyane ko muri iyi minsi bigaragara ko ubutasi rwose bwa coalition ya FARDC bufite imbaraga zikomeye cyane, ngo amakuru yo bari bamaze kuyafata yuko izi nyeshyamba zirimo zizamuka zerekeza ahangaha. Ariko mwabantu mwe, ngo ibibaye kuri aba barwanyi ntabwo bisanzwe. Ahangaha ni naho mu by'ukuri ngira ngo video twamaze kuyitereka muri groupe yacu ya WhatsApp igaragaza uburyo ki abana b'abanyeshuri ndetse n'amasasu yavugaga hariya muri biriya bice bidodoza rwose, wumva ko ikintu bita umututu wari urimo wivugira. Ni ku munsi w'ejo nibwo ibi byamenyekana, cyangwa se nibwo iyi mirwano yongeye kuba yakongera kumvikana. Ni mu gihe kugeza uyu munsi ari nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, cyangwa se nakomeje kugenda mbigarukaho, igisirikare cya Tanzania gikomeje gukora udukoryo dukomeye cyane kuri front line. Igisirikare cy'u Burundi bikabuko, ariko bikavuga ko noneho ama operation FDNB igisirikare cy'u Burundi barimo gukora arimo kuyoborwa na Tanzania. Aya makuru sinzi niba waba uyafite, ariko mu buryo bw'ubujyanama cyangwa se mu kunganirana, ntago ari mu buryo bwo kuvuga ngo imbaraga mu by'ukuri zari zisanzwe ziriho zakuweho. Amatsinda amwe n'amwe y'abaturage aranenga kandi akamagana mu by'ukuri ifungwa ry'ingendo n'itwarwa ry'abantu n'ibintu mu kibaya cya Ruzizi hagati ya Uvira ndetse na Bukavu. Bivuga ko mu by'ukuri ngo izi ngamba zafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo rwose, ngo bavuze bati ahangaha Ruzizi ni ukuvana icyerekezo Uvira Bukavu, ati iyi nzira iri loke, cyangwa se iyi nzira ntago irimo irakoreshwa. Bamwe mu bahakorera ibikorwa by'ubuzima bwabo bwa munsi, no kuvuga Uvira Bukavu, bahakorera ingendo bitewe nuko uyu muhanda wafunzwe, cyangwa se iyi nzira yafunzwe na Wazalendo, ngo bari kwinubira rwose iki gikorwa. Ayo matsinda yamaganye byeruye kandi bidashidikanywaho icyo cyemezo, ndetse banasaba inzego zibishinzwe za leta gushyira ingufu mu kurinda abaturage ba Uvira bamaze kugerwaho n'ingaruka zikomeye ziterwa n'ihagarikwa ry'itwarwa ry'ibintu n'abantu ku kiyaga cya Tanganyika. Bivuga ngo Uvira kugeza uyu munsi mu byo nakubwira byo ifungiwe amazi n'umuriro. Ni mwe bavuga bati rwose umuntu yagufungiye amazi n'umuriro. Tanganyika irarokinzwe cyangwa se irafunzwe, ingabo z'u Burundi zirahari, Wazalendo barahari, FARDC barahari. Si ibyo byonyine gusa, igisirikare cya Tanzania TPDF kirahari kugira ngo kirinde aya mazi, umutekano udashobora guhungabanywa, ndetse za Baraka hose murabizi ko nuko. Hanyuma rero Wazalendo nayo ikavuga iti natwe turaza dufungira ngaha mu kibaya cya Ruzizi. Ni mu gihe kandi n'inzira zituruka mu bice byo mu Banyamurenge byose byerekeza rwose hano muri ibi bice bivuga ko zagiye zishyirwamo bareri zifungwa. Hanyuma rero ubu abari muri Uvira bakaba batangiye gutabaza, ariko bikavuga ko ngo aya ari amayeri akomeye cyane yakozwe mu rwego rwo gukumira ko abagize umutwe witwaje na 23 bakomeza kongera ingufu ndetse n'imbaraga zo kubafasha gukomeza kugenzura, zo kubafasha gukomeza kurinda ndetse no gufata uyu mujyi rwose wa Uvira. Ati rero Tanzania FDNB na FARDC ku bufatanye na Wazalendo bakoze politique ikomeye cyane, ngo mu by'ukuri izatuma cyangwa se ishobora gutera ndetse no gutuma habaho ko bamwe mu barwanyi ba FCM23 bamanika amaboko, ndetse ibyo bakabikora rwose ngo nawe ubibabwirije, ariko hari uburyo ki bigomba gukorwamo. Ubu ngubu
mu minsi yashize murabizi ko hari amajipe atatu bivuga ko yari atwaye bimwe mu bikoresho ndetse n'ibiribwa hamwe n'abarwanyi yaje kugwa muri ambushi. None n'ubu ngubu iyi nzira ya Ruzizi irafunzwe, Uvira Bukavu, ama ambushi aracyavuga ahangaha muri Warungu. Ibyo byose bikaba bigaragaza ishusho yo gusezera ndetse no gukora FCM23 mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira. Ku ruhande rw'u Burundi ho murabizi ibiherutse kuba ku mupaka wa Gatumba ndetse n'ahandi, FCM23 imaze kubona ko izi nzira zindi zifunze, ngira ngo abantu nta nubwo benshi babimenye cyangwa se ntabwo bigeze babisobanukirwa. Nyuma yo kubona ko ibice bimwe na bimwe by'ingenzi byari bifunze, FCM23 mu by'ukuri yahise isohora inyandiko witwa Colonel Nanga, bavuga ko ngo bemera ko abava mu bice bigenzurwa nabo binjira mu Burundi, ati bityo turasaba ko n'u Burundi bwatwemerera rwose, ati muce inkoni zamba, nyaboneka ati muce inkoni zamba, natwe mu by'ukuri tubashe kuba twakwakira. Bavuga ngo nuko bari babizi neza ko nihabaho ko ingendo zigira iki zikorwa, bishoboka ko rwose bashobora kubona ibibafasha birimo nk'amafunguro n'ibindi bigiye bitandukanye byabafasha rwose gukomeza gusunika iminsi. Naho ubundi ngo babarwanyi ba FCM23 bigize nk'abasivile bavugwa mu mujyi wa Uvira, ngo baraza kwikuramo rwose, ngo baraza kwikuramo nyuma yo gufungirwa amazi n'umuriro. Ariko uri kumva icyo kintu, ati baraza kwikuramo nyuma yo gufungirwa amazi n'umuriro kubera yuko buri kintu icyo ari cyo cyose igisirikare cya leta ya Kongo, uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo barimo baragerageza kugenda bafunga inzira zose zishoboka, ahashobora gucisha ikintu cyose gishoboka hakomeje kugenda hafungwa rero, cyangwa se hakomeje kugenda mu by'ukuri bashyiraho akadomo. Ibyo byose rero akaba nk'abantu mwe ari bikomeje kugenda bigaragara hano kuri ubu butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagiye mbibabwira kenshi ko ntabwo biba byoroshye rwose, ntabwo biba byoroshye, ibintu byahinduye isura mu bigaragara ibintu byahinduye isura, ndetse n'urugamba ubwarwo ngira ngo murabizi ko narwo cyangwa se imirwano nayo yamaze kuba yahindura isura. Kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere 2026, hategerejwe rero andi makuru aza kwibanda cyangwa se aza kugaruka kuri ibi ngibi by'aya ma operation arimo aragenda akorwa. Ariko akaba avuga ko hari ibitero bikomeye cyane birimo biragenda bitegurwa mu duce tugiye dutandukanye. Ibi bitero rero bikaba mu by'ukuri birimo biteguzwa muri utu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe n'ubundi abaturage benshi cyane, umubare mwinshi w'abaturage bakomeje kugenda bahunga, mu by'ukuri bahunga ibijyanye nyine n'urugamba, kuko mu bigaragara cyangwa se amakuru arushaho kugenda ajya ahagaragara agaragaza ko iyi ntambara cyangwa se iyi mirwano ikomeje kumvikana, ikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, ntabwo ari imirwano yo kwisukira, nta nubwo ari imirwano mu by'ukuri yo guha agahenge abaturage, kuko byibuze abasaga 500,000 kuva ukwezi kwa 12 kwatangira bamaze kuva mu byabo. Iyo mibare ni myinshi cyane, sinzi niba uri kumva uburemere bw'iyo mibare, ariko icyo ugomba ko wamenya cyo abantu 500,000 kuba mu gihe kitageze ku minsi 60 bamaze kuva mu byabo kubera intambara, bivuze ngo cyangwa se bigaragaza igisobanuro cy'urugamba rurimo ururaba cyangwa se rurimo ragerageza kujya mbere hariya muri Kivu y'Amajyepfo n'ubukana bwabyo. Ariko kandi mu buryo bwa diplomasi na politike harakomeje gushakishwa inzira zo kugera ku gisubizo. Rwanda, Lome muri Togo, Doha muri Qatar, izo nzira zose Felix Tshisekedi Tshilombo biravuga ko akomeje kugenda, ariko inyeshyamba za FCM23 zikaba zatangaje ko zitizeye neza ibiri gutegurwa cyangwa se ibirimo bijya mbere ku ruhande rwa Tshisekedi, ndetse banagaragaza cyangwa se bongeye kwerekana n'ishusho y'uko mu by'ukuri kugeza uyu munsi batizeye neza rwose ko
cyangwa se batizeye biri gupangwa n'ibiganiro biri gutegurwa bigomba kubera imbere mu gihugu, nabyo ngo ntabwo birashidikanwaho kubera ko ngo n'ibyagiye biba hatigeze hamenyekana umurongo wabyo, ndetse bajya kubona bakabona hari bituyeho. Izi nyeshyamba za FCM23 zavuze ko kugeza uyu munsi ziri kumwe na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu, ndetse ngo ari no ku ruhande rwabo, bityo ko ngo ubutegetsi cyangwa se uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bagomba kuba babimenya Joseph Kabila mu by'ukuri ngo kuko ari agafu kataraka imvuga rimwe, cyangwa se twabigeranya ko ari umuriro wo kotera kure. Uyu nguyu Joseph Kabila rero yayoboye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu akaba abarizwa mu mitwe y'inyeshyamba. Yayoboye iki gihugu imyaka hafi igera muri 19 mw'abantu mwe, ariko uyu munsi rwose bimwe mu bintu navuga ko biba bitumvikana kandi bitanasobanutse, arimo arabarizwa muri iyi mitwe y'inyeshyamba, ndetse niho akomeje kugenda agaragara nyuma y'uko bamwe mu bamushyigikiye ndetse bavuga ko akeneye impinduka kuri uyu mugabo. Kandi ikindi kintu cyagiye kibaho, imitungo yarafatiriwe, imitungo yo gufatirirwa na bamwe mu bakoranaga nawe bya hafi mu byo ashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bakaba mu by'ukuri baraje kugenda batabwa muri yombi bamwe muri bo. Ubwo murumva uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, birakaze cyane. Reka mfate aka kanya mbonereho kubashimira, mbonereho kubifuriza kugubwa neza ku bantu mwese mwakomeje kugenda mubana natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota mu makuru tuba dukomeje kugenda tureba mu nyandiko zigiye zitandukanye, tugenda duteramo akajisho tureba uko byifashe. Ikintu cy'ingenzi rero ni uko tuza gukomeza kugenda tubana. Ubwo bivuze iki? Cyangwa se bisobanuye ko tuza gusubira mu masaha ari imbere, ubwo tuza kuba tureba nuko ibindi biraba byifashe. Hanyuma rero kambifurize kugubwa neza, mbonereho kubasabira mu by'ukuri ko mwakanda subscribe kuri Barore TV 1 @Barore TV 1, ubundi tugakomeza kugenda twibanira. Hanyuma rero amasaha arimo aragenda, ubwo turabona amasaha ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.